Gitondo cyiza bene data, muraho muri amahoro. Foraje tugarutse muri bya byigisho byacu bikomeza. Nk'ibisanzwe nitwa Ukugize Jean Pierre, ndi kumwe na mwene data, reka nawe abasuhuze. Karibu. Nitwa Mugabo Emmanuel, akaba ari igihe tugiye gufatanya muri iki cyigisho cya 10. Rakoze cyane, tugiye gutangira icyigisho cya 12. Reka mbere yuko tujya mbere, reka tubanze dusabe Emmanuel asenge maze dukomeze n'ikike. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye imbabazi zawe n'ubuntu, tugushimiye uburyo twitaho, uburyo dukuyakuya kugira ngo tugarure mu murongo izina ryawe nirahabwe icyubahiro. Uyu mwanya tugushimiye uburyo waduhaye ibyanditswe byera kugira ngo tuyobore kandi tubere umujyanama. Turakwinze kugira ngo imitima yacu icishirijwe bugufi kwakira ijambo ryawe, kandi kuruta byose ugiye gushyira mu bikorwa, tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane. Nk'uko bisanzwe tumaze iminsi twiga ibyo twigira mu bahanuzi bato, twabona ubuhanuzi butandukanye. N'uyu munsi rero turaje tugiye kwiga ibigendanye n'ubuhanuzi bwa Hagayi ndetse n'ubwa Zekariya. Rero reka twakire mwene data Mugabo Emmanuel atuyoborere iki cyigisho kitubwira ngo ibizabaho mu gihe cy'imperuka. Karimo Emmanuel. Arakoze mwene data ko mu mwanya. Icyigisho cyacu cya 12 kiravuga ngo ibizabaho mu gihe cy'imperuka. Isomo tuzifashisha tuzagenda turebaho cyane turarisanga muri Zekariya 10 umurongo wa mbere. Haravuga ngo nimusabe Uwiteka imvura mu gihe cy'itumba, muyisabe Uwiteka urema imirabyo, nawe azabavubira imvura y'umurindi, umuntu wese azamumereza ubwatsi mu rwuri rwe. Yego. Ubwo rero no kwa ngo dufite amagambo asongera iri somo. Niba dusenga dusaba imigisha dufite ukwizera, tuzabona iyo migisha nk'uko Imana yabisezeranye. Iyo dusenze dusaba imigisha y'Imana, Imana ihuza n'ayo masengesho yacu, iyo migisha tukayihabwa. Ingingo yacu uyu munsi rero yo kuwa mbere iravuga ngo imboni y'ijisho rye. Imboni y'ijisho rye, ubwo ni imboni y'ijisho ry'Imana. Reka dusabe mwene data turi kumwe kugira ngo adufashe mu gusoma muri Zekariya igice cya mbere umurongo wa mbere atugereze ku wa 4. Zekariya igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza kuri 4 hatubwira ibyiyerekwa ry'amafarashi 4. Haratubwira ngo mu kwezi kwa 8 mu mwaka wa 2 wo ku ngoma ya Dariyo, ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Zekariya mwene Berekiya mwene Ido umuhanuzi riti: Uwiteka yarakariye ba sogokuruza banyu cyane, nicyo gituma azababwira ati, Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, nimungarukire nanjye nzabagarukira, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Mwe gusa na ba sogokuruza banyu abahanuzi ba kera babwiraga baranguruye bati, Uwiteka Nyiringabo aravuze ati, nimuhindukirire muve mu ngeso zanyu mbi no mu byo mukora bibi, maze ntibumve kandi nanjye ntibantege amatwi, niko Uwiteka avuga. Arakoze mwene data kudufasha. Iri somo hano dufite ikibazo kibaza ngo ni gute Zekariya yashimangiye ubutumwa bwa Hagayi. Hano iyo dusomye Hagayi ngira ngo twamubonye mu cyigisho cya 11 cyatambutse. Ubu mu cyigisho cya 12 rero ntabwo ari buvugwemo, ahubwo harakora Zekariya. Ariko yasize avuze ijambo, ubutumwa bwe yagiye abwira abantu bari mu bunyage, biyubakiraga amazu noneho bakayarimbisha, ariko aho Uwiteka yari yarirukanye Abisiraheli hari harashenywe, harabaye umusaka. Ubwo butumwa rero nibwo Hagayi yarimo aragenda abwira abantu, hanyuma noneho Zekariya aza busongerera. Nibyo yararimo arabwira abantu rero kugira ngo bareke gukomeza kwibakira amazu, ahubwo bubake n'inzu y'Uwiteka. Nibyo Zekariya yararimo arabwira abantu, ariko Hagayi niwe wari wabibanje, noneho Zekariya aza abisongerera.
ukwinginga ndetse no gukomeza gutera umwete kwatanzwe binyuzwe mu muhanuzi Hagayi kwashimangiwe kandi kongerwaho na Zekariya, uwo Imana yahagurukije gufasha Hagayi guhagararira Isiraheli gushyira mu bikorwa itegeko ryabasabaga guhaguruka bakubaka. Ni ukuvuga ngo Hagayi yahanuye ku itariki ya mbere z'ukwa gatandatu, hanyuma abwira abantu nyine ibyo Uwiteka yari yamubwiye ati kuki muri kubaka amazu yanyu kandi nzi y'Uwiteka ari umusaka. Noneho Zekariya we aza mu kwa munani nawe ku itariki ya mbere z'ukwa munani, urumva bagiye bakanura bakurikiranye kugira ngo ashimangire bwa butumwa bwe. Zekariya Hagayi yarabivuze ahita asa n'uvuyeho, noneho ahita hakomeza Zekariya. Ubwo rero kugira ngo imboni y'ijisho rye rero Imana yari irimo iragaragaza uburyo abantu bayo bagomba kugaruka bakava mu bunyage bakubaka, kuko amahanga yari yarabajyanyeho ubunyage, yari yarabahemukiye cyane. Imana irakarira amahanga cyane, iravuga ati nubwo narakariye Isiraheli ariko mwarabababaje birenze urugero, niyo mpamvu namwe ngiye kubitura umujinya uhwanye n'ibyo mwabagiriye. Hanyuma noneho Imana yumva ko iravuga ngo ni iyo ukoze ku Bisiraheli uba ukoze ku mboni y'ijisho ry'Imana. Imana yari ibafitiye impuhwe rero igiye kubagarura, niyo mpamvu yahagurukije Zekariya kugira ngo ahanure abategeke kubaka. Hanyuma noneho baraza batangira kubaka. Ngira ngo iyi mboni y'ijisho ry'Imana nicyo wari kuvuga ni Abisiraheli Imana ibirimo iratunga urutoki, ivuga ko kubakoraho ukabajyana mu bunyage ukabagirira nabi uba uri gukora mu mboni y'ijisho ry'Imana. Hano nicyo Imana ishaka kutubwira. Koze cyane. Ubwo hano byerekana ko burya amahanga ni ibikoresho ariko burya bitazahembwa, ahubwo ni ibikoresho bihana Imana ibikoresheje ariko ntibihingurana, ahubwo nayo ikabihana. Ni ikibazo. Dukwiriye kuba mu ruhande rw'Uwiteka kugira ngo tube ibikoresho bishimwa nayo kandi bigira iherezo ryiza ryo guhembwa. Rero Imana ishimwe. Hano bigaragara ko Imana ireba, ntabwo ireba nk'abantu, aho usanga ubutumwa uyu munsi tubwiriza ibi ejo tukabihindura, ejo tukava muri ibi tukajya muri ibi. Imana yo ntireba nk'abantu, ahubwo yatumye Hagayi, irangije ibyo yahanuye bitumviswe bitagiye ku murongo irongera ituma na Zekariya kandi mutuma muri rya jwi rya Hagayi. Rero ndumva hari ingingo twayisoza irumvikanye. Reka dushimire abadukurikira kandi tubasabe gukora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo dukomeze dusangire ibi byigisho, kandi mubaze ibibazo kugira ngo iki cyigisho dutangiye kitubwira ngo bizaho mu gihe cy'imperuka muri iki cyumweru tuzakiganiro kizatwungure byinshi. Rero niba hari ikindi wakongeraho gito wacyongeraho tugasoza. Cyo nakongeraho dusoza iyi ngingo, imboni y'ijisho ry'Imana no kugaragaza neza yuko Imana igirira impuhwe ubwoko bwayo aho buri hose. Ni ukuvuga ngo nubwo twagiye tubona neza mu byisho byatambutse, twagiye tubona ko Abisirayeli bagiye bakosa, Imana ikabahana mu maboko y'abapagani bakabagirira nabi, ariko Imana n'ubundi yarongeraga ikabagarura. Naha rero nibyo iri kutubwira yuko igihe bagiriwe nabi cyane Imana avuga ati nongeye kwibuka Isiraheli, ati kandi zigomba kugaruka ikazi kongera ikambera umwana w'imfura. Ubwo rero ibyo nibyo bita imboni. Byo bagiraga nabi rero byabaga ari nko gukora mu mboni y'ijisho ry'Imana. Imana byarayibabazaga ikavuga ati noneho rero aya mahanga bagire nabi, ikongera igahita bafata ikabahana, ahubwo igahita igarura Isiraheli. Urakoze cyane. Reka dushimire abadukurikira, Imana ibahe umugisha. Naho ibyigisho byacu nakagaruka, Uwiteka abahire cyane. Murakoze. Amen.